supermanager nase ko twaheruka tuzenguruka mu mujyi noneho bigenze bite bagomba no kubanza amadolari gufata ku madolari nangaye barabara international all the way na amadolari noneho tugeze noneho bagomba no kubanza kujya ku madolari supermanager cyokoze ni super dollars ntabwo ari supermanager ku madolari ko bimeze ahubwo bakuvunjire vuba vuba big time all the way from the ATM machine abantu bahagaze se bigenze bite supermanager kangufungurire umuryango supermanager kangufungurire injira wallahi niwowe tuzi supermanager rero urabivuze uturankunda kandi nigeze kumva uvuga ngo ntago inama y'inka igira iti iryama ihene ntago ndi ihene rero ubwo ndi inka ndaguma amaha ndi inyana cyashya rwose iyi compressor nta wayiva Legacy TV all because you cannot go out of this car urukundo ngukunda Rezulite sister Rubino Meze Rezulite Jewe ndanezere kwa nkubonye Asa turakoze cyane fresh bitese Nisanda wana wambaye Esperance icyo akwanza reka manze ngwe na kado yacyo kwanza Nibyo waracyumvisha icyo cyo kunywa Naracyumvisha ariko naraga nibaza ese King of ko nyine boy Superman reka manze ngwe kwanza Esperance nibwo bwa mbere reka manze ngutoregereze mateka ngiye kubona Esperance urayireba iba Esperance warajya kangaka niko umuntu anywa babantu bashaka kwiyumva neza umeze fresh nta hangover mbese umunyarwanda wese uzasanga utanywa icyo cyo kunywa iyi ngiyo nari nkeneye ni wari ukeneye iyo nari nkeneye muri 2021 okay take it mama bonga corona supermanager ndaremewe by the supermanager one and only King Kong on Legacy TV right about now with the king of the mic Albina Sydney none se iki cyo kunywa rero iki cyo kunywa ndakikugeneye iki cyo kunywa ndakikugeneye kuko Esperance ubu ngubu niyo abanyarwanda bose barimo kunywa je n'ubwa mbere nyikozeho iyi Esperance rero icyo nagira ngo mbwira abanyarwanda nuko nicyo kunywa nanjye urabona kuko natumiye kuri televiziyo isobanutse Legacy ni umurage cyangwa se ni ikintu kiba kizahoraho abanyarwanda cyangwa se isi yose kakigiramo kuko iyo bakubwiye ngo kiriya kintu ni Legacy ni ikintu kiba kiri mu bwenge kandi ari mu bwenge gusa ibintu by'ubwenge gusa ubwo rero tell them umuntu utara subscribinga koresha wifi yawe koresha data yawe subscribinga kuri Legacy TV one and only be all in or be nothing at all muri kumwe nanje Albina Sydney queen of the mic aka good girl in the city ndi kumwe n'umuntu ukomeye cyane mu gihugu cyose ndabeshe urakoze cyane kubera Imana supermanager karibu cyane kuri Legacy asante urakoze cyane sister Rubino kabisa nanjye nkugeneye aka kantu nawe kabisa urabona ko abantu urasobanutse kuri yataye igezweho iki gihe abantu bose bifuza ariko hagati aho iyi modoka supermanager imodoka namahoro bimeze bite iyi nayo ni supercar ariko iyi nimwe muzange zindi muzawe zindi no kuvuga ngo siyo yonyine ntabwo ari yonyine rwose ariko nkuko nabivuze Mercy ntabwo ari compressor oya iyi ntabwo ari compressor iyi ngi ni Mercedes Benz kugira ngo uyibone ushyira compressor 3 ku isoko ku isoko uvuga ngo wasize compressor 3 ku isoko nazo nshya zikimara kuva mu ruganda nibwo ubona iyi ngi bayita CDI 200 Mercedes Benz ikagira sports engine
if it's all about legacy nago wampamo nakabiri ifite nkayicaramo nkumva kwicara muri compressor eshatu oya kandi mbatware kuko n'ubundi nari mfite gahunda ngiye kujya nashakaga ntureba ko umusatsi wakuze ndabibona supermanager ndashaka kujya muri salo reka nze tujyane nta kibazo tugende tunaganira bya byiza nacyo imodoka yanyu ya company ya nimwe muyihoreye hanyuma tujyane n'iyi ngiyi nta kibazo it is what it is let's go my people legacy TV nta kibazo kabisa mbe nkakubikira urakamugeze hariya oya ntago nagasiga sasa asante if you haven't subscribe right now supermanager none se yisalo kwa lisawe ebana salo ni sawa nyine nawe urabyumva bose salo y'imodoka ya super igomba kubisa neza ariko se ko numvishe ngo hari abakobwa bakwihebeye ubu iyi salo ntibarimo ari benshi cyane cyangwa harimo na saramanje washyiramo komanda bimeze abakobwa se banyebeye ari abakobwa bose ni bashiki banjye supermanager ni musaza wabo nibyo nta shushu be babandi bita bashushu be kuko iyi modoka 3 compressors ladies and gentlemen 3 compressors ziteranyije mu modoka bose nanje ubu ngubu sinzi ko ndi buyivemo ndagumamo singuma n'uburenganzira bwawe nushaka uryamemo ariko maze kumva hari amakuru ari kugenda acicikana hirya no hino umaze gusinya amasezerano mashyashya y'umukinnyi numvishe ngo Cameroon ariko ntago bimenyeho neza bimeze ni top scorer n'umwana muto afite imyaka 19 urabona gahunda igezweho ibintu byose si mu mupira w'amaguru ibintu byose ugiye kubyubaka buriya ubitangira hakiri kare niyo mpamvu no mu Kinyarwanda baca umugani ngo umwana apfira mu iterura so ndibu ngubu abakinnyi bakomeye babandi managinga ndakomeza nkakorana nabo ariko bitambuza nanone no kureba abana bato bazamuka kugira ngo nabo nkorane nabo uriya mwana rero afite imyaka 19 hari igikombe kirimo kubera hariya muri Cameroon cyitwa muri Mauritania umwana w'umunyakameruni rero hariya baramubonye no top scorer hariya yatsinze igitego ikipe ya Uganda ejo bundi barabibonye no ku mukino wa Tanzania no ku mukino nako kako ndibuka bwa mbere batsinze 2-0 yego nabwo ibyo bitego byose ni wari wabitsinze ntago bakinya Tanzania ubu ndibaza supermanager cyane kuvuza uti ku bantu bakugeraho benshi cyangwa se ku buryo ugera kuri abakinnyi bose ese ntiwaba ukoresha social media njye nakurikiranye social media yawe nsanga kuri Instagram nta muntu n'umwe following birani gahunda iteye gahunda iri uko imeze narabivuze 0 followers n'ubu ndongera mbisubiremo n'ubu ndongera mbisubiremo ngire ngo mu byukuri iteka narabivuze ko supermanager ni umustar w'abanyarwanda mfollowinze umwe nka followinga data nako data we ntabizi bya social media nka followinga muri umuna wanjye nka followinga mushiki wanjye cyangwa mukuru wanjye abantu bavuga bati natwe dufollowinge kuko abo ntago bagukunda wenyine ntago bagukunda bonyine natwe tugukunda twese kuko uri umustar wacu rero ndavuga niba ari ibyo kafata umwanzuro bose mvuge ngo mbafollowingire mu mutima bose mbanganisha imbere ubu nuba mu mutima urabafollowing iyo uri umuyobozi narabivuze ntugomba gusumbishanya abantu ntugomba kugira aho ubogamiye rero nanjye abafana banjye bose mbakunda urukundo rungana niyo mpamvu bose kugeza bakakanya mfollowinze umwe bose bavuga bati natwe dufollowing kandi urumva ntago wajya ufollowinga buri gihe nanjye nijoro nabirebye ndavuga ko supermanager katafollowinga mufollowing njye nagufollowinze kera kuva kera hashize igihe kinini cyane rero ndavuga se ko namukubise follow ntamuhe follow bimeze bite urakoze cyane Rubi reka nkubwire sister wanjye Rubino mu by'ukuri nkubwishije ukuri menya yuko ngukunda ndetse ngukurikirana ndetse ibintu byose hari ikintu na kimwe kijya kiba kuri social media ngo wumve ntagifiteho idea buri cyose mba ngifiteho idea cyane narabibonye ariko mfollowinze umuntu bamwe mu bantu abantu bose bahita bavuga bati natwe dufollowinge kuko twese turagukurikira kandi turagukunda supermanager rero urabivuze uturankunda kandi nigeze kumva uvuga ngo ntago inama y'inka igira iti iryama mihene ntago ndi ihene rero ubwo ndi inka ndaguma amaha ndi inyana cyasha rwose iyi compressor nta wayiva Legacy TV all because you cannot go out of this car
nukuri urukundo ngukunda ni urukundo nkunda nabikubwiye buri mufana wanjye wese afite agaciro n'icyicaro gikomeye mu mutima wanjye. None se super manager karame genda ndeba amakomantere abantu bandika bakurikirana ibyo ukora harimo na iriya gahunda ya Esperanza nabonye mbona no kugushimira cyane ariko ndibaza ese ubasha gute ubuzima busanzwe gutambuka mu bantu ubasha kubimanaginga gute n'ubuzima busanzwe bwawe? Ya urakoze cyane koko nkuko bivuze ubuzima bwanjye busanzwe urabona genda umuntu uri social cyane ndi umuntu ukunda kuganira n'abantu ndi umuntu uvugana na buri wese ariko ubu ngubu byabaye ngombwa ko nshyiraho administration yanjye cyangwa se ubuyobozi bwanjye so nagira ngo uranakoze cyane kumbaza icyo kibazo hari n'abantu benshi basigaye bambwira batarakoze super manager ko dusigaye tukwandikira ntudusubize mu by'ukuri nagira ngo mbabwize ukuri ushobora nko ku munsi kwakira nka message nka 200 izo zose kuko wazisubiza ugenda urebamo ntizifite izi message z'akazi akaba ari zugira gute usubiza ariko hari ukubwira ngo mwana hari nk'ukubwira ngo twariganye ngo bana ngo cyagiye primaire ngo ukuntu ngo wajya kugira amahane ngo secondaire ngo urabyibuka ngo iki ibintu nk'ibyo nyine niyo mpamvu rero ndabakunda pe ariko bambabare nabo bajye banyumva niyo mpamvu ubona umuyobozi cyangwa abandi bantu bakomeye kubageraho bibanza gusabwa appointment abantu bakagira ngo abantu nukwirata ahubwo nuko akenshi iteka kugenda uzamuka ugenda ugira inshuti nyinshi kandi izo nshuti harimo iz'akazi harimo n'iziba zigukunda ku mutima gusa ariko izigukunda ku mutima zigomba gusigara ari abafana ariko babivuze ngo twese tuzire rimwe ntabwo wabona uko basubiza mu by'ukuri nabo mujye mu none se super manager naguciye mu ijambo abantu bose buni koko bagukunda gusa nta banzi ufite nta muntu utagira abanzi n'Imana igira abanzi niyo mpamvu iyo Imana itagira abanzi niba yarazanye Yesu kugira ngo arwanye shetani kuko shetani yaje kugira ngo abibe cyangwa se arusheho kongera abanzi b'Imana kuko icyo gihe wabyumvishije rero abanzi nigeze kuvuga ngo nta muntu ku isi niwigeze wumva perezida wari wese ku isi wigeze atorwa 100%. None se perezida niyo yakora neza akavuga ati sinzasumbanya abantu nzatanga akazi kubera ubushobozi bw'umuntu mbese mbese agakora ibisabwa as a good leader nkuko ureba hano mu Rwanda bikorwa wari wabona ntihari abavuga bati ntacyo nubwo bikora ibyo byose ariko twe ntituzagutora gusa umuntu bakamwangira aricyo bita self haricyo bita ngo ni self hate urwango rutagira unameze na neza urwango rutagira urushingiye wabyumvishije none se ndaguha urugero wa mukobwa mwiza wa Rubina hano muri Rwanda ugeze ubakakanya hari umunyarwanda usumba undi abanyarwanda bose ntibiga utsinze yabitsindiye agahabwa ishuri iyo bagiye gutanga buruse yarwo bavuga ngo uyu nguyu ntagomba kwibona yava ujya ariko se nturumva abantu bavuga ngo ngo igihugu ngo wapi ngure ntubyubu warago naba muri iki gihugu ngiriye hanze ngo nawe kubera iki kuko nta muntu kwisi narabikubwiye ubu urabanze hari nabo bita mu cyongereza ngo ni peace disturbers abanze b'amahoro abo nabo barahari urabivuze gutyo ngo nta muntu utagira abanze vuba arantu mperutse kwicara numva bakuvuza bavuga ati super manager rwose turamukurikirana cyane bamwana nagufollowinga cyane ariko ugasanga mu kugufollowinga baravuga ati uriya mugabo rwose arakepinga caping cyangwa se ariyemera ntago mu busanzwe tuzi ko abanyarwanda bafite imigenzo yabo nuko bitwara ariko ugasanga bavuga ati uyu nguyu nta nubwo ari uwino ashobora atari umunyarwanda ahubwo akaba yaraje no ngavuga ati reka ndebe ukuntu na capinga noneho mbeho ibyo bintu bivuga he kwiyemera nagira ngo mbikubwire buriya umuntu wa mbere ushobora gukora ibintu ni umuntu wiyemera umuntu wa mbere ushobora gukora ikintu kikagerwaho ni umuntu wiyemera ariko ntuziyemere urenganya umuntu ntuziyemere ku muntu ashatse kugusuhuza ngo ureke kumusuhuza ibyo byose sinjya mbikora ntuzahure n'umuntu nakubwira ati ndi umufana wawe hagararika imodoka ngo usuhuze ngo ugende ariko kuvuga ngo ugiye hariya ugasanga uri muri competition ukavuga uti yes I have to be number 1 yes I have a confidence I can do this kwiyemera nibyo byatumye Barack Obama ari umwirabura aba president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko yavuze ngo yes we can kwiyemera abantu ndimo ndavuga amagambo abanyarwanda n'abanyabwenge mugende muyasesengura kwiyemera nibyo byatumye umuntu just twabonaga nka Varuga hooligan from nowhere Donald Trump ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyaka 4 akayobora abanyabwenge umwana w'umurara akaza akabikora ari umuturuzi nta kindi cyabiteye kwiyemera kwiyumva ko bishoboye the bad man Donald Trump reka ntabwo ari umuntu usanzwe uriya life uriya ni bad man nawe umwana w'umurara tu from nowhere umwana araza arabayobora yarikoreraga ubucuruzi tu arabayobora abanyabwenge baraho
abantu babibona bagukriticizinga abandi bavuga batu ariko warabibonye ejo bundi umurara bavuze ngo avuga ati amatora bayanyibye abantu b'abanyabwenge bahagurukije private jet abandi bajya nibwo bwa mbere byabaye muri Amerika n'ubwa kabiri nguri ari president abantu bakora revendication riots barayotinga kubera iki kubera ko kwiyemera kwe yamaze no kukwinjiza mu bandi baramukunda baramwumva kandi nabikubwiye ikibi ni ukwiyemera nabi ariko wiyemera wubaka abantu wiyemera ugaragaza ko amazina yanjye harimo iryitwa ngo ni youth inspiration kugeza ubaka kanya hari ikizere naremyemo abana b'abanyarwanda urubyiruko wabyumvishije mbumvisha ko ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu agera ku bintu cyambere no kubyiyumvamo none se ari ijambo hano ndaza kuri kumvisha ijambo ry'umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa perezida wa repubulika yaravuze ngo iyo wumva ko udashoboye ntushobora koko ntushobora yo wiyumvamo koko kudashoboye rero jewe nabikubwiye ikibi nuko nakwiyemera mpohotera umuntu ikibi nuko nakwiyemera nsuzugura umuntu ariko kujya imbere mu bantu magana nkavuga ni jewe nije nkakura attention y'abantu bakavuga bati koko ni super ibyo ni nabyo naharaniye hari ijambo ukunda kuvuga ngo duhereye no ku izina ryawe as super manager ndibaza ese izina ryawe risanzwe kuki udakunda kurikoresha urakoze cyane amazina yawe ari kuri Instagram ahantu hose ndanayabona rwose urakoze cyane ariko nukunze kuyavuga no kubera iki urakoze cyane ari nazamuye ibirahuri gatoya kubera ko hari numvaga hari urwa mutu tumvikana neza ariko abantu banarangara bakaguhagarika nitubura akazi ndumva cyangwa nshyiremo climatiseur iyi salose super manager maze kumva cyane abantu bibaza impamvu ufite izi aka King Kong aka ATM machine aka the one and only aka the youth inspiration aka super manager ntibaza amazina yawe bwite kuki utayakoresha amazina yanjye n'ubu ngubu none data niyo yava ku isi izina rye niyo uzandika muri Google uzaribonamo yitwa Gakumba Patrick ni izina ryanjye bwite umusaza mugize umustar ashaje urumva kuko Gakumba yanditse amateka ubu nubwo nakubwiye ngo none hani umusaza yagenda ariko uzajya ukirikamo Gakumba muri YouTube ubona uti Gakumba ibyo rero nubwo watabiza ari umusaza yisaziye ariko amazina yanjye arazwi nitwa Patrick Gakumba ariko iry'akazi ni super manager kuko ndi nkora ibintu biri super gusa ndi super gusa ndi super ibintu byanjye ni super nakubwiye ngo ari umugabo bita ngo ni Martin Luther King Martin Luther King ndamuzi cyane president wa kera yaravuze ngo everything you do it with hope yabwiraga abanyafrika ashaka uburenganzira bwabo yari umwirabura the black American warayotinze yaravuze ngo everything you do it with hope ikintu cyose uzajya ukora ugikora ariko ugikora n'ikizere urabivuze icyizere tembo na mu Rwanda bagufite icyizere no hirya no hino maze kubona abantu bigana izi slogans zawe nanjye ndumva naraziganyeho rimwe ariko wenda nubwo ntaga postinze ariko narabonye maze kubona Eddie Kenzo maze kubona DJ Mufamu all the way from Kenya n'abandi benshi cyane hari n'abandi none banatinya kugutaginga akavuga ati se super manager yana to mentioninga basi ubifata uti ibyo bintu kubona abantu bose bigana maze no kubona n'umuyobozi honorable Evode nawe yakoze slogan yawe nibyo ntago ari abo gusa nkuko wari ubivuze abo ba Uwizeyimana Evode honorable aba uriya wahoze yamamariza kuba perezida wa Uganda John Katumbi Eddie Kenzo DJ Mfaume ngire ngo waranabibonye umuntu ukomeye w'umuhanzi Diamond Platnumz anyandikira avuga ati super manager icyo kinyobwa cya Speranza nanjye nzakinywa kubera wowe biriya byose biterwa nuko wabivuze ni attention nakuruye kandi ya attention nyikurura nabo babona ibikorwa bifatika iyo ndakubona afite ibikorwa marana kuri attention abanyarwanda bakantuka cyangwa se bakanera amabuye ahagaragara ariko nabakuriye attention baravuga batari ku umuntu wiyemera ko atureba ibyo akora ariko bagiye kureba basanga ni right bimeze neza nabikubwiye igihe cyose ukora ikintu niyo umuntu yakurwanya ariko burya bazi ko arwanya umugabo wabyumvishije iyo ukora ibintu bisobanutse niyo umuntu yakurwanya ariko burya babizi burya kurwanya ku munwa gusa ariko ku mutima bavuga ati ndarwanya umugabo wabyumvishije rero nagira ngo nkubwire ngo mbyakira ko hari icyo nubatse muri society kandi nzakomeza n'ubundi kurushaho kubaka abantu none se is this how can I say ese ibi bintu ukora ni ibintu bizabaho nk'umurage nk'uko yari legacy ni ibintu wumva kuzasigira n'undi muntu akabikora nabikubwiye nubatsemo abana benshi
cyizere nubatsemo abana benshi ubushobozi nubatsemo abana benshi gutekereza ko byose bishoboka kuko niba mvuga ngo from zero to hero from nowhere to everywhere from scratch to the sky from nothing to something abantu bamaze kumva ko ibyo nababwiye nkanabibereka byose bishoboka mbihera ku gihugu cyanjye iki gihugu ubona tugenda mu cy'u Rwanda urareba uko ibintu bisa uko ibintu bimeze ngira ngo urabireba ko ibintu byose bimeze neza ariko ibi byose ni naheza wabonye ibi byose mbanza wumva ibi byose ingabo zacu za RPA zubatse iki gihugu from zero to hero urareba abakobwa beza urareba abasore beza urareba igihugu ko gikeye urareba indege hari ikanombre ibi ni ibintu byisha abagabo babyishatseho abantu baritanze kugira ngo ibi byose bibaho sasa uravuze uti zero to hero nje mpora nibaza hari abantu batazi zero yawe from zero to hero umuntu nukuvuga ko natangiriye kubusa nta kintu mfite nkakoresha ubwenge gusa narabivuze iteka iyo ufite ubwenge ugasaba Imana umugisha ukanakora ibintu bisobanutse byanga bikunda ugera ku iterambere ni nabyo ibi ngibi ubona ni nabyo ibi ngibi urimo kureba ndabibona rwose nabikubwiye from zero to hero iki gihugu urakireba from nowhere to everywhere from nothing to something from scratch to the sky from nowhere to everywhere Uncle me too, I'm so inspired. Uncle njanibaza hari abantu benshi cyane badukurikira barebera hanyuma bari hanze bari y'igihugu batabana muri Rwanda ngo barebe ko ibintu bimeze batanaheruka bamwe batanahavukiye abanyarwanda wowe ni iki nka super manager icyo nababwira igihugu kiraryoshye igihugu kimeze neza nabo barabirobona ntabwo umuntu ukomeye abanyemari nka ba Bill Gates bashobora kuza muri iki gihugu ngo bashyire imari y'abantu atari umutekano atari amahoro wabyumvishije cyangwa ngo batwariko ntabwo none CDI bari mu gihugu kirimo akavuyo wabibonye abana batoya urareba abana batoya uko urareba abana batoya uko batembera bidagaza wabyumvise rafiki yangu iki gihugu nigeze kuvuga ikintu ndabibabwira n'ubu ndabisubiramo niwumva umuntu ari we wese ufitanye ikibazo n'igihugu jya umenya ko ikibazo ari uwo muntu kuko igihugu ntago gifite umwanya wo kugirana ikibazo n'umuntu ku giti cye igihugu gifite imbaraga zirenze gifite igisirikare gifite ibifaro bya gisirikare gifite amafaranga gifite indege za gisirikare how can you say that igihugu cyagiranye ikibazo n'umuntu so niwumva ngo uriya muntu afitanye ikibazo n'igihugu jya umenya ko ikibazo ari uwo muntu so twebwe tuba abantu beza tuba abantu bubaka igihugu cyacu ntitugirane ikibazo n'igihugu ubundi dutere imbere tubaho neza inkotanyi zashatse igihugu zakigize neza hasigaye reka turye amatunda y'ingabo zacu hanyuma uravuze uti amatunda aravuze uti tubigire neza n'iki njye nakurikiranye social media zawe mbona ko unakora umuziki kandi umaze gusohora indirimbo zigiye zitandukanye hanyuma nkurikije ibyo ukora harimo Speranza as a brand ambassador and all ndibaza se izi ndirimbo usohora ni indirimbo ukora ushaka kunezeza abafana bawe ni indirimbo ubugamije iki icyambere ni ibintu narabivuze ni ibintu bitatu icyambere no kwereka abanyarwanda ko hari umuhanzi umwe wenyine ushobora gukora umuziki ku rwego mpuzamahanga no mu rurimi mpuzamahanga icyo ni icyambere ni super manager narabivuze indirimbo yanjye ya Sheila yabonye best video of East Africa kubihamya ngire ngo Miguel nguyu warabibonye Miguel babyemeza Miguel behind the camera of Legacy TV wabyumvishije icya kabiri ni ukwereka abantu ko super manager afite talent ari multiple talented afite talent nyinshi cyane icyo ni icya kabiri icya gatatu ni no kugira ngo mpagararire imbere representative w'igihugu cyanjye mu muziki narabivuze ushobora kuririmba neza ukubaka ukentertaininga abantu utaririmbye ibintu bisenya kuko biriya bintu bisenya narabivuze iteka jewe naranabyamaganye n'ababikora babihagarika ndanashimira Imana nabonye ejo bundi uyu mudamu wa Transparency abivugaho arabyamagana mbona bamuriki nawe arabyamaganye ni nabyiza na president w'igihugu cyacu yigeze kubyamagana cyera aravuga atari ko ati umuntu aririmba nk'inyoni yaridunze abayobozi ibyo aririmba ati niba ashaka kuririmba niba yagiye aririmba akerekana ko afite impano koko tukabona gusupporting izo mpano baramvunjira kwijana ubu ngubu ngambira bimugezeho maze super manager nase ko twaheruka tuzenguruka mu mujyi noneho bigenze biti ngomba no kubanza ngarya ku madolari ugomba gufata ku madolari international all the way na amadolari noneho tugeze noneho ngomba no kubanza kujya ku madolari super manager cyokoze ni super dollars ntabwo ari super manager kujya ku madolari niko bimeze ahubwo bakuvunjire vuba vuba big time all the way from the ATM machine ko abantu bahagaze se bigenze bite
super manager kangufungurire umuryango super manager kangufungurire injira none ngo migiye gusohoka isi yose iragira ubwoba Kishiramo abatoto ariko bameze neza abatoto nzabashyiramo naribe abataramu nimugire ikintu mubwira abataramu nimubwire ikintu mubwira u Rwanda mugire ikintu mubwira u Rwanda wagiye turagaruka ibyo bintu byo kumucika ntabwo abirimo yaje yateguye nkuko mubona kuri Legacy TV uyu muntu avuye kuri moto yirukanka aranaduhagarika muri iyi 3 CDI ya super manager ATM machine super dollars amwiruka avuga ati ngende umufana ukomeye cyane ariko Genda umufana ukomeye cyane usiga irange banyita Salpong Nyamirambo abantu umuhuriga w'ikipe y'igihugu n'ikipe ya Rayon Sport Club wo kuki watwirukangaga kuri moto byari bigenze bite ngiye nkibona super manager president of the giti Chikoko super manager ndavuze nago nabona umusitari ngagende gutyo uyu no umusitari amaze kubaka je n'ubwa mbere mbonye umuntu wirukanka na moto nazo ya moto ni yawe bimeze biti reka mbonye super manager bati motari kuri gira moto tubonye super manager n'umusitari nugira icyo cy'amafaranga akwishyira itike tugende ntwara umuntu aho mufatira hose kuko ntabwo ari kugenda ese umwemera ko amafaranga cyangwa nindi gahunda mwemera ko rikorwa byo yakoze umva ni utajya ajyura uko abagemera ko zikwirukanka super manager arashoboye Genja numva ubwana bweje we numvishije ngo yaka weje mu gitondo koko uriya muntu reba iyi benz uyibona yaka yagenda mu benz imeze uko ini 3 compressor eshatu zifatanya na nayigenzemo ngewe wowe wayigenzemo uhamye bwo guhereza yaka none nje nayigenzemo wowe wayirutseho nge nayirukanseho kubera izina ryiwe nyine ninde mu star Bruce Melody njya numva yaravuze Melody yarambabaje Melody n'umwana weje mu gitondo nk'ubu Melody yahanga super manager yafashe umuntu Siperanza miliyoni 200 ntabwo byibone se ibintu bigaragara akamuhangaraka nge Melody najyaga nari umukunzi wariko nyimara kumva amagambo avuze kuri super manager president uyu ngo super manager nguyu byase biranga none se nka Salpong nje mbwira niki super manager yagukoreye udashaka kwibagirwa super manager nge ndi umuntu mfite telefone muri cyane ibintu byose kuri YouTube nkuri cyane ibintu super manager no umuntu ubana n'abantu ubana n'abakene ubana n'abakire mu ngeri zose super manager no mushaka kubona uri muhe bibi akavuga turi amuntu reka muremerera akubiswa ariko nawe sinzi uko ameze ubutana wazamera neza afashe n'abandi ba ngende mu bantu super manager twahuye akambwira no ati meze nabi kubera ukuntu ari meze arambwira ati genda hariya muri make yubahwe super manager yubahwe Salpong none njereka nkubwira tumwegere tunabyumva super manager njewe mu byubahiro byawe uyu muntu aratubwiye ati waramuremeye wamugejeje hano kure cyane byaba ari byo mu byukuri abona remeye ntago nagenda mbibuka ariko urabona jewe mu byukuri ndi umuntu w'abantu mbana n'abantu benshi batandukanye president of the streets ariko icyo nagira ngo nkubwire nuko uru n'urubyiruko ndimo ndarwubakamo ikizere nkuko yaranavuze reka kurakara yaramaze kuvuga ati Bruce Melody yakubwiye nabi ati naramufanaga ariko muvuyeho uriya mwana ni muri umuna wanjye naramubabariye nawe abashaka kubaho kuko izina ryanjye urabizirigaburira buri muntu wese urivuze ariko humura reka kurakara ndabwira n'abandi bafana bose banjye bareke kurakara uriya mwana naramubabariye neza ubundi hari one telefone yarambwira ngo arashaka kwandika urwandiko rwo kunsaba imbabazi ndamubwira intunga atarwandika naramubabariye kuva gusa yaremeye ko yakosheje ni jewe perezida w'abastari bo mu Rwanda ni jewe mustari wa mbere mu Rwanda ndetse n'isi yose irabizi kuko nanditswe n'ikinyamakuru gikomeye cya gold.com nahindiye ubuzima bwinshi bw'urubyiruko n'ubu ngubu ndimo ndabesinga kuzamura abana benshi batoya mu mupira w'amaguru nk'ibyo ndimo nje misana nabyemera kubera uyu musore ukuna twirukanseho umva icyo nabwira Melody azaye ibintu yakoze n'uruca abana be nashatse kugeranya n'uruca abana azicara asaba imbabazi avuga ati muvyeyi narakumenyereye ariko uyu ariko tujye tuvugisha ukuri ni umwami w'uyu mujyi nta n'ikindi